turi mu rugendo. Babyeyi bana namwe rubyiruko, ibibazo bijya mwibaza ku mahame y'ukwemera n'inyigisho za Kiliziya Gatolika mukabura muvana ibisobanuro byabyo, ubu ntibikiri kure yanyu. Nimutega amatwi ikiganiro turi mu rugendo, mutegurirwa n'ubunyamabanga bw'inama y'Episkopi Gatolika mu Rwanda, kikanyura kuri Radio Maria Rwanda kuwa gatandatu kuva saa 11 kugera saa 11 n'igice zo ku mugoroba, no kuri Radio Isango Star kuwa gatanu kuva saa 12 n'igice kugera saa 1 zo ku mugoroba. Mushonje muhishiwe rero, nimugacikwe n'ikiganiro turi mu rugendo, igiseke gisesekaye ibisubizo by'ukwemera. Inshuti bavandimwe muduteze amatwi, ndabashuhuje. Kristu Yezu akuzwe. Ikiganiro turi mu rugendo kigamije gufasha abakristu Gatolika kurushaho gusobanukirwa n'ukwemera kwabo, amahame n'inyigisho za Kiliziya Gatolika, no gutanga ibisubizo ku bibazo bibaza cyangwa babazwa na bagenzi babo bo mu madini n'amatorero anyuranye. Mu biganiro byacu byabanje twagiye tuganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye kuri Bibiliya, tuvuga ku mateka ya Kiliziya n'imibanire yayo n'andi madini n'amatorero yemera Kristu, tuvuga ku isakaramentu ry'Ukaristiya, irya Penetensiya, tuvuga kuri misa n'akamaro kayo mu buzima bw'umukristu n'ibindi. Insanganyamatsiko turi buganireho ni indangakwemera Gatolika. Uri budufashe muri iki kiganiro ni Padiri Balthazar Ntivuguruzwa, ari budufashe gusobanukirwa n'izuka ry'abapfuye dusanga mu ngingo ikomeye y'indangakwemera igira iti nemera izuka ry'abapfuye no kubaho k'ubugingo bw'iteka. Padiri Balthazar aratangira twibwira, anatubwira injyana y'ikiganiro ku izuka ry'abapfuye. Bahaye ikaze n'uwitonze Jean Marie Vianney, muri kumwe ni mu kanya. Turi kumwe na Padiri Balthazar. Ingingo ari budufashe gusobanukirwa nigira iti nemera izuka ry'abapfuye no kubaho k'ubugingo bw'iteka. Padiri rero ntatinze, reka mbahe ikaze mwibwire abadukurikira mu kiganiro turi mu rugendo. Urakoze cyane. Nitwa Padiri Balthazar Ntivuguruzwa, ndi umupadiri wa Diyoseze ya Kabgayi, nkaba nkora ubutumwa muri Kaminuza Gatolika ya Kabgayi Iseka. Ni ngewe ubu ngubu muri ibi bihe wibereye umuyobozi. Murakoze rero Padiri kutwibwira ndetse no kwibwira abadukurikira mu kiganiro turi mu rugendo, kugira ngo tuze kuganira duhane n'ibitekerezo tuziranye. Nk'uko nigeze kubivuga mu kanya, ingingo y'ingenzi tugiye kuvugaho mu ndangakwemera nigira iti nemera izuka ry'abapfuye no kubaho k'ubugingo bw'iteka. Mu ncamake muraganisha he muri iki kiganiro? Ubundi mu ndangakwemera yacu duhamya ko twemera Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, tukemera igikorwa cy'Imana Butatu Butagatifu, igikorwa cyaturemye, igikorwa kitubeshaho, igikorwa kidukiza kandi kidutagatifuza. Ariko iyo dushoje indangakwemera yacu hari ibanga tugeraho, iyo tuyisoza twamamaza izuka ry'abapfuye ndetse n'ubugingo bw'iteka. Ino ngingo rero niyo ngira ngo tuzirikaneho. Ubundi muzi ko izuka rya Kristu ari ryo shingiro no muri ry'izuka ry'abapfuye. Koko rero twemera dukomeje kandi twizera ko nk'uko Kristu yazutse mu bapfuye akaba ari muzima iteka ryose, ari nako n'abantu b'intungane bamaze gupfa barakurikiye Yezu Kristu bazabaho iteka ryose hamwe nawe. Uwazutse akazabazura ku munsi w'imperuka bakabana nawe mu bugingo bw'iteka. Izuka rero ryacu, izuka ry'abantu kimwe n'irya Kristu rizaba igikorwa cy'ubutatu butagatifu.
nibyo Paul mutagatifu atubwira mu ibaruwa yandikiye Abanyaroma ku mutwe wa 8 umurongo wa 11 agira ati niba kandi roho wazuye Yezu Kristo mu bapfuye abatuyemo, wazuye Kristo Yezu mu bapfuye azababeshaho imibiri yanyu igenewe gupfa ku bwa roho we utuye muri mwe. Kwemera izuka ry'abapfuye burya bishinze imizi mu izuka rya Kristo. Niyo mpamvu kuva mu ntangiriro nabyo byabaye ingingo y'ingenzi y'ukwemera kwa Kiliziya, ikaba ndetse ari isoza indangakwemera yacu. None Padiri Balthazar, ukuri kwizuka ry'abapfuye aho nticyaba ari igihangano cyangwa se igitekerezo cyacu nk'abantu? Oya, buriya ukuri kwizuka ry'abapfuye ntabwo ari igihangano, si igitekerezo cyacu nk'abantu, ahubwo ni Imana ubwayo yagiye ihishurira umuryango wayo buhoro buhoro kugeza ishimangiye uko kuri mu mwana wayo Yezu Kirisitu wapfuye akazuka. Iyo usomye ibyanditswe bitagatifu uhereye mu isezerano rya kera, usanga ahantu henshi icyizere mu mbaraga n'ububasha bw'Imana ikura muntu mu nzara z'urupfu. Natanga nk'ingero mu gitabo cya mbere cya Samweli umutwe wa 2 umurongo wa 6 harahagira hati Uhoraho arica kandi agakiza, yohereza ikuzimu kandi akavanayo. Cyangwa se mu gitabo cy'umuhanuzi Hoseya umutwe wa 13 umurongo wa 14 hagira hati nanjye se murabona ndi uwabakura ikuzimu nkabavana mu nzara z'urupfu? Niko se rupfu we ibyago watezaga birihe? Kuzimu wowe se icyorezo cyawe kirahaganaye. Ndetse n'umurimbyi wa Zaburi ntawema guhamya amizero afitiye Imana idatererana intungane yayo ngo yari kuzimu, ahubwo Imana ikura ikuzimu. Umuririmbyi rero ahora yizera ko Imana izamugeza no mu ikuzo ry'ijuru. Natanga n'ingero za Zaburi zimwe na zimwe zigenda zihamya icyo cyizere umuryango w'Imana wakuriyemo cyuko hari izuka ry'abapfuye. Nka Zaburi ya 16 umurongo wa 10 umuririmbyi wa Zaburi avuga ati kuko utazantererana ngo mpere kuzimu, kandi ukaba utazemera ko umuke wawe agupfana. Zaburi ya 49 umurongo wa 16 naho njyewe Imana yiyemeje kundokora no kungobotora ku ngoyi z'ikuzimu. Cyangwa se Zaburi ya 73 kuva ku murongo wa 24 kugera ku murongo wa 25 aho umuririmbyi wa Zaburi avuga ati uzanyoboresha inama zawe maze uzangeze mu ikuzo ryawe. Ninde wundi ngira mu ijuru wo kuntabara? Nta kindi nakwifuza hano ku isi kandi ngufite. Icyo rero ni icyizere cyagiye giherekeza umuryango w'Imana, ndetse ni icyizere cyakomeje Yobu cyagiye yari mu bigeragezo no mu bubabare bukabije, ariko agakomeza kwizera ubuvunyi bw'Uhoraho buzamuha kubana nawe nyuma y'ububabare. Hari aho yagize ati ngewe nzi ko umuvugizi wanjye ariho, amaherezo azatunguka ku isi aze andengere, namara kunkangura azampagarika uruhande rwe maze mbonera Imana mu mubiri wanjye. Koko ni ngewe uzayirebera, nzayibonesha amaso yanjye bwite atarayundi, ng'inyota inyuzuye umutima. Yobu umutwe wa 19 umurongo wa 25 umurongo wa 27. N'abahanuzi rero banyuranye nabo bagiye bahamya izuka ry'abapfuye. Muribuka mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli ahavuga ikimenyetso cy'amagufa yumiranye ariko asubirana ubuzima. Yego yavugaga umuryango w'Imana, ariko arakoresha amagambo ajyana ku izuka ry'abapfuye. Iyo tugeze nko mu isezerano rishya rero, mu gihe cya Nyagasani Yezu hari abemeraga izuka ry'abapfuye, abandi bakarihakana. Nk'abafarizayi murabizi bararyemeraga, n'abasaduseyi bakarihakana. Yezu we yaje arishimangira, aryigisha akomeje. Nimwibuke igihe abasaduseyi
babwiye Yezu inkuru bashaka kumwereka ko izuka ridashoboka. Niya nkuru yavugaga umugore washatswe n'abavandimwe 7 bose bagiye bapfa batabyaranye, hanyuma bakaza kubaza Yezu uzegukana uwo mugore mu gihe cy'izuka. Baramubaje bati igihe cy'izuka nibamara kuzuka mbese uwo mugore azaba wande muri bo, ko bose uko ari 7 bazaba baramutunze. Yezu mu kubasubiza yagize ati aho ntimwabejwe no kutamenya ibyanditswe mukirangagiza n'ububasha bw'Imana. Yabumvishe ko kwemera izuka ry'abapfuye bidashingiye ku marangamutima y'abantu cyangwa se ku bitekerezo byabo, ahubwo ko bishingiye ku kwemera Imana itari Imana y'abapfuye ahubwo Imana y'abazima. Ariko ikirushijeho nuko mu nyigisho ze Nyagasani Yezu yagiye ahuza ukwemera izuka n'ubuzima bwe bwite. Muri Yohani umutwe wa 11:25 yaragize ati ni izuka n'ubugingo. Yezu yemeza ko ku munsi w'imperuka ari ubwe uzazura abazaba baramwemeye kandi barariye umubiri we bakanywa n'amaraso ye. Muri Yohana umutwe wa 6:40 agira ati icyo data ashaka no kubona mwana wese akamwemera yagira ubugingo bw'iteka, maze nkazamuzura ku munsi w'imperuka. Cyangwa muri Yohana umutwe wa 6:54 aragira ati urya umubiri wanjye akanywa n'amaraso yanjye agira ubugingo bw'iteka kandi nkazamuzura ku munsi w'imperuka. Ibyo kandi Yezu yagiye ahamya mu nyigisho ze, yabitangiraga n'ikimenyetso ndetse n'icyemezo azura bamwe mu bapfuye. Twibuke nk'igihe azuye umukobwa wa Yayiro, umwe mu batware b'isengero, igihe azuye umwana w'umupfakazi w'Inayini, ndetse yazuye na Lazaro. Nyagasani Yezu kandi yagiye ahanurira abamuteze amatwi, ariko cyane cyane intumwa ze, ko nawe azapfa yishwe urw'agashinyaguro ku musaraba, ariko ko nyuma y'urupfu rwe azazuka ku munsi wa 3. Ibyo kandi koko byarabaye nk'uko tubihamya mu ndangakwemera yacu. Nyuma rero yo kuzuka kwa Nyagasani, kumubera umuhamya kwari ukuba umuhamya w'izuka rye, kwari ukuba waraririye kandi ukanywera kumwe nawe aho amariye kuzuka mu bapfuye. Nuko rero izuka rya Nyagasani Yezu Kristo ryabaye umutima n'ishingiro by'ukwemera kwa Gikristo n'amizero yo kuzuka kw'abapfuye. Yezu, urupfu n'izuka bya Yezu byaje byuzuza uko Imana yagiye itegura buhoro buhoro umuryango wayo kwemera kwizuka y'abapfuye. Urupfu n'izuka bya Kristo rero biba ishingiro ry'amizero yo kuzuka kw'abantu bapfuye, abamukurikiye, abamukurikira, abamwemera. Turi mu kiganiro, turi mu rugendo. Insanganyamatsiko turi kuganiraho ni indangakwemera, ariko twibanda ku ibango rijya riti nemera izuka ry'abapfuye no kubaho k'ubugingo bw'iteka. Padiri, nkurikije imirongo cyane cyane muri Bibiliya umaze kutubwira, haba mu isezerano rya kera ndetse no mu isezerano rishya, biragaragara ko izuka ry'abapfuye ryagiye rikurura impaka zitandukanye, abantu batabyumva kimwe, ndetse no gusobanura ibyo bintu ntibikunde kumvikana neza. Ariho Yezu we yagerageje nk'uko umaze kubitubwira guhuza ubuzima bwe n'izuka. Na n'ubu rero no muri iki gihe hari abantu bibaza batese ni gute umubiri wagenewe gushenguka, wagenewe gupfa,
ushobora kuzuka ukazabaho iteka mwafasha gute kubyumva? Ibyo bibazo abantu abakristo cyangwa n'abandi bantu muri iki gihe bibaza bati ariko bishoboka bite kwemera ko umubiri bigaragara ko ugeneye gupfa wazazuka ukabaho iteka, cyangwa bakibaza bati hafi se bo bazazuka bate, bazazuka ryari? Ibibazo nibyo bamwe mu bakirisitu b'i Korinti nabo bibazaga, byatumye Pawulo abigarukaho mu ibaruwa ye ya mbere yabandikiye, aho agira ati bishoboka bite ko bamwe muri mwe bavuga ko abapfuye batazazuka? Niba abapfuye batazazuka, Kristo nawe ubwo ntiyazutse. Niba kandi Kristo atarazutse, ibyo twigisha nta shingiro, n'ukwemera kwanyu gufashe ku busa. Ibaruwa ya mbere Pawulo mutagatifu yandikiye Abanyakorinti, umutwe wa 15 kuva ku murongo wa 12 kugera ku murongo wa 14. Ariko amaze kuvuga ibyo, yahise amya akomeje atoya kandi Kristo yazutse kuko mu bapfuye aba umuzuka mbere mu bapfuye bose. Ibyo rero bibazo koko bikunda kuduhangayikisha, kuzuka ni iki, abapfuye bazazuka ryari, bazazuka bate, abo bazazuka ni bande? Birumvikana ko mu kubisubiza twakwifashisha urumuri rw'ibyanditswe bitagatifu n'inyigisho za Kiliziya dusanga cyane cyane mu gitabo cya Gatigisimu ya Kiliziya Gatolika, noneho tukongera rwose tukabigarukaho kandi tukabibonera n'ibisubizo muri uko kwemera kwacu. Tutarajya kure ahubwo reka tubyibaze, ese kuzuka ni iki? Buriya mu rupfu ari byo gutandukana k'umubiri na roho. Umubiri w'umuntu koko ujya mu bushanike, ariko roho ikajya ku Mana, ikahaguma itegereje kuzahura n'umubiri wayo wahawe ikuzo. Mu bubasha bwayo bushobora byose, Imana mu kutuzura izasubiza imibiri yacu ubugingo budapfa, ihuza na roho zacu. Ibyo byose tubikesha Yezu Kristo wapfuye akazuka. Kuzuka rero navuga yuko ari ubwo bubasha bw'Imana isubiza imibiri yacu yageneye gupfa, ikayisubiza ubugingo budapfa, ikayiha ubugingo budapfa, ihuza na roho yacu, byose tubikesheje Yezu Kristo wapfuye akazuka. None se ubwo abapfuye bazazuka bate? Iki nacyo ni ikibazo ibyanditswe bitagatifu bigenda biduhaho urumuri. Amavanjiri yatubwira iby'izuka, byo kuzuka kwa Nyagasani Yezu Kristo, atwereka ko igihe azutse yazukanye umubiri we bwite. Nimwibuke ko yabwiye ba 11 abiyeretse nyuma yo kuzuka, ariko bo bagashidikanya bakeka ko ari umuzimu. Yarabwiye ati nimurebe ibiganza n'ibirenge byanjye, ni njyewe ubwanjye. Luka umutwe wa 24 umurongo wa 39. Ariko Yezu nubwo yazukanye umubiri we bwite, ntiyasubiranye ubuzima bwo kuri iyi si, ahubwo yazukanye umubiri wuje ikuzo. Uko rero Yezu yazutse, ni nako bapfuye bamwizeye nabo bazazuka. Inama nkuru ya Kiliziya yabereye Laterano ku nshuro yayo ya 4 ibivuga neza, ivuga ko muri Yezu Kristo buri wese azazukana umubiri we bwite afite ubu, ariko umubiri ukazaba warahinduwemo umubiri w'ikuzo, ukazaba ari umubiri wahinduwe na roho. Ibi ni nabyo Pawulo mutagatifu yagiye ahuguramo Abanyakorinti akoresheje ikigereranyo cy'akabuto kabibwa mu gitaka. Ati ubwo ntihabuze ubibaza atabapfuye bazazuka bati, bazayibukana umubiri uteye uti, mbega injiji, ese icyo ubibye ntikibanza gushanguka ngo kibyare ubuzima? Kandi icyo ubibye gitandukanye n'urubuto ruzaza. Ni akabuto gasa nk'ingano cyangwa k'ikindi, nyuma Imana ikakihera imisusire uko ishaka buri rubuto ku buryo bwihariye. Ni mu ibarwa ya mbere Pawulo mutagatifu yandikiye Abanyakorinti umutwe wa 15 kuva ku murongo wa 35 kugera ku murongo wa 38. Amaze kuvuga ibyo bijyanye n'ako kabuto,
aravuga ati ni nako rero bimeze mu kuzuka ko bapfuye. Umubiri ugira mu gitaka gushanguka, ukazazukira mu budashanguka. Ushyirwa mu gitaka ari nta kamaro, ukazukana ikuzo. Ushyirwa mu gitaka ari nta ntege, ukazukana ibakwe. Hahambwa umubiri usanzwe wa muntu, hakazuka umubiri wahinduwe na roho. Ariko ni ngombwa ko uyu mubiri wagenewe kubora ugezwa ku budashanguka, kandi umubiri wagenewe gupfa ukagabirwa ukudazapfa. Ariko rero uko bizagenda birenze kuri imitekerereze yacu n'imyumvire yacu, bigomba kumvikana gusa mu kwemera. Icyakora kuba duhabwa ukarisiya biduha gusogongera kuri uko guhinduka ukundi k'umubiri wacu ku bwa Kristo. Hari umutagatifu bidusobanura neza ukuntu ukarisitiya ishobora itwumvisha neza uko guhinduka ukundi k'umubiri wacu. Ni mutagatifu Irenewo yagize ati, mbese nk'uko umugati ukomotse mu butaka iyo umaze kwegurirwa Imana uba utakiri umugati usanzwe, ahubwo ukarisitiya igizwe n'ibintu bibiri, iby'isi n'iby'ijuru, niko n'imibiri ihabwa ukarisitiya iba itagishanguka, kuko iba ifite icyizere cyo kuzazuka. umaze kudusobanura uburyo izuka rizagenda. Icyo abantu bibaza noneho, ni bande bazazuka? Ese bazazuka ryari? Abazazuka nyine n'abazaba barapfuye. Uti bazazuka ryari? Ibyanditswe bitagatifu bitubwira ko bazazuka bidasubirwaho ku munsi w'imperuka. Hari ahandi bavuga ngo igihe cy'ishira ry'isi. Ibyo kandi bikazajyana no kugaruka kwa Kristo yisesuye y'ikuzo aje kwima ingoma. Paulo mutagatifu abivuga neza mu ibaruwa ya mbere yandikiye Abanyatesaloniki, akayivuga muri aya magambo no muri ibimenyetso. Ati, koko rero ku kimenyetso gitanzwe n'umumarayika mukuru mu ijwi riranguruye no ku mworomo w'impanda y'Imana, Nyagasani ubwe azamanuka mu ijuru. Nuko abapfuye bizera Kristo babanze bazuke. Ibaruwa ya mbere yandikiye Abanyatesaloniki, umutwe wa 4 umurongo wa 16. Yohani we mu ivanjiri ku mutwe wa 5 umurongo wa 29 aravuga ngo icyo gihe abazaba barakoze neza bazazukira kubaho, naho abazaba barakoze nabi bazazukire gucirwa urubanza. None se Padi, ko izuka ry'imibiri y'abapfuye izategereza umunsi w'imperuka, ariko Paulo mutagatifu akaba hatubwira ngo twazukanye na Kristo, Kristo yarazutse, urumva hatarimo urujijo? None se ubu deshatu n'abatarapfa twarazutse? Koko ijambo ry'Imana riduhamiriza ko nubwo dutegereje izuka ry'imibiri yacu kuri uwo munsi w'imperuka tumaze kuvuga, ariko rinahamya ko n'ubu twazukanye na Kristo. Koko rero niba Kristo azatuzura ku munsi w'imperuka, ni ukuvuga ko mu by'ukuri n'ubu twamaze kuzukana nawe. Ni ukuvuga ko kubw'ingabire yari umutagatifu, kuva ubu ubuzima bwacu bwa gikirisitu hano ku isi bufite uruhare ku rupfu n'izuka bya Kristo. Nk'uko wari ubivuze, Paulo mutagatifu abigarukaho abidusobanurira mu ibaruwa yandikiye Abanyakorinti muri aya magambo nako Abanyakolosi. Hari abagira ati, igihe mubatijwe mwabambanywe na Kristo kandi muzukana nawe, kuko mwemeye ububasha bw'Imana yamuzuye mu bapfuye. Ubwo mwazukanye na Kristo, nimuharanire ibyo mu ijuru, aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana. Ni mu ibaruwa yandikiye Abanyakolosi umutwe wa 2 umurongo wa 12 ndetse no ku mutwe wa 3 umurongo wa 1. Burya rero ku bw'abatisimu yatumye kunga ubumwe na Kristo, twebwe abemera dufite mu by'ukuri
uruhare ku bugingo bwo mu ijuru bwa Kristo wazutse. Ariko mu gihe tukiri muri uyu mubiri wagenewe gupfa, ubwo bugingo busa nkaho buriho bwihishe hamwe na Kristo mu Mana, nk'uko Pawulo mutagatifu abivuga. Igihe tuzazuka ku munsi w'imperuka nibwo ubuzima bwihishe hamwe na Kristo mu Mana buzigaragaza rwose, igihe tuzaba turi kumwe nawe mu ikuzo ryisesuye. Mu gihe rero tugitegereje uwo munsi, urumva ko umubiri na roho by'uwemera Kristo bifite agaciro gakomeye, bikesha kuba nyine bya Kristo nyine. Niyo mpamvu burya buri mukristo agomba kubaha umubiri we bwite, ndetse akubaha n'umubiri wa mugenzi we, cyane cyane nk'igihe turi mu bubabare, kubera ko nyine umubiri wacu wagenewe kuzazuka, ariko ukaba ufite ako gaciro n'ubu ngubu gakomeye ko kuba turi abakristo. Nibyo Pawulo mutagatifu atubwira mu ibaruwa ya mbere yandikiye Abanyakorinti, agira ati umubiri ni uwa Kristo, Nyagasani akaba ari we uwugenga. None rero Imana yazuye Nyagasani izatuzura natwe ku bubasha bwayo. Ntimuzi se ko imibiri yanyu ari ingingo za Kristo, maze mukaba nta bubasha mwifiteho? Nimusingirize rero Imana mu mibiri yanyu. Abantu bazazuka ku munsi w'imperuka. None se iyo umuntu amaze gupfa bigenda bite? Aba aho gusa ategereje uwo munsi w'imperuka kugira ngo azuke? Isezerano rishya rivuga ibyerekeye urubanza, cyane cyane mu buryo bwo guhura bwa nyuma na Nyagasani Yezu Kristo, igihe azagarukira ku munsi nyine w'imperuka. Ariko kandi isezerano rishya rinahamya ibyerekeye igihembo kigenewe buri muntu nyuma y'urupfu rwe, igihembo gishingiye ku bikorwa bye n'ukwemera kwe. Nimwibuke umugani w'umukungu n'umukene Lazaro. Ivanjiri tubwira ko Lazaro yapfuye, abamarayika bagahita bamushyikiriza Aburahamu mu byishimo. Umukungu nawe apfuye, we ahita ajya mu nyenga y'ikuzimu. Twibuke n'amagambo Yezu Kristo yabwiye umwe mu bagira nabi wari wambanywe nawe ku musaraba, maze akamusaba kuzamwibuka igihe azazira kwima ingoma ye. Yezu yaramubwiye ati ndakubwira ukuri, uyu munsi uraba uri kumwe nanjye mu ihirwe ry'Imana. Luka umutwe wa 23 umurongo wa 24. Uko kuri kw'igihembo gihita gikurikira urupfu tugusanga no mu zindi nyandiko zo mu isezerano rishya. Kiliziya yacu rero mu kwemera kwayo ihamya ko buri muntu akimara gupfa yakira igihembo cye mu rubanza rwe rwihariye, byaba kwinjira ako kanya mu irwe ry'ijuru, byaba kubanza kunyura mu isukuriro, cyangwa guhita acirwa urw'iteka. Uvuze ibyo tugenerwa tukiva muri uyu mubiri, ariko reka tugaruke kuri iki mwita ihirwe ry'ijuru. Rimeze gute? Twebwe abakirisitu twemera ko abapfuye ari abatoni b'Imana n'inshuti zayo, kandi bararanzwe n'ubutungane busesuye, bibanira na Kristo iteka ryose, basa n'Imana iteka ryose, kubera ko bayireba ukwira iby'ukuri nk'uko Yohani abitubwira. Buriya ijuru si ahantu, mbere na mbere si ahantu, ahubwo niyo mibereho yuzuye, imibereho isendereye hamwe n'Imana mu butatu butagatifu. Ihirwe ry'ijuru ni ukubana mu bumwe busabanye bw'ubuzima n'urukundo hamwe na Bikira Mariya, abamarayika n'abahire bose. Buriya ijuru ni iherezo n'inonosorwa ry'ibyifuzo byiza biri mu mitima yacu. Navuga ko ari imibereho yuje ihirwe rihebuje kandi ihirwe ryuzuye. Ibyanditswe bitagatifu ryo mu isezerano rishya ribivuga mu bundi buryo, rivuga kuba mu ijuru nko kubana na Kristo, ngo abatuye baba muri we, kandi ni muri Kristo bamenyeramo abo ari bo by'ukuri, ni Kristo bakesha izina ryabo bwite.
ibyanditswe bitagatifu by'imisezo mishya byongera kandi kutubwira ko ari Yezu Kristo wadukinguriye ijuru urupfu rwe n'izuka rye. Ijuru rero nakongera kuvuga ko ari ikoraniro rihire ry'abantu bose babaye ingingo za Kristo ku buryo bwuzuye, bakaba bafite uruhare ku ikuzo rye. Iryo hebera ry'ubumwe buhire n'Imana kandi hamwe n'abari muri Kristo bose, burya rirenze kure imyumvire n'ibitekerezo n'imitekerereze yacu yose. Ibyanditswe bitagatifu bitubwira iryo hirwe mu bigereranyo rikoresha ijambo ubugingo bw'iteka, urumuri, amahoro, ibirori by'ubukwe, divayi yo mu ngoma y'ijuru, inzu ya data, Yerusalemu yo mu ijuru na paradizo. Ntabwo umuntu akoresha amagambo arenze yerekana ko iryo hirwe ry'ijuru rirenze imyumvire n'imitekerereze yacu. Paulo Mutagatifu we avuga ngo nicyo ijisho ritabonye, icyo ugutwi kutumvise, kandi ntikizamuke mu mutima wa muntu. Mbese ni iki Imana yateguriye abayikunda. Mu ikuzo ry'ijuru buriya abahire bakomeza kurangiza mu byishimo mu gushaka kw'Imana, kimwe n'abandi bantu ndetse n'ibiremwa byose uko byakabaye, babana na Kristo kandi hamwe na Kristo bazima ingoma uko ibihe bizahora bisimburana iteka, nk'uko igitabo cy'ibyahishuwe Yohana intumwa kibitubwira. Mwigeze no gukomoza ku isukurwa rya nyuma cyangwa icyo twita purigatori. Ho uwapfuye bigenda bite? Kiliziya yacu ihamya ko abapfanye ubutoni n'ubucuti bw'Imana ariko badasukuye byuzuye, nubwo baba bizeye umukiro w'iteka, nyuma y'urupfu rwabo bahura n'ububabare kugira ngo basukurwe, bityo baronke ubutungane bwa ngombwa kugira ngo binjire muri rya hirwe ry'ijuru, muri bya byishimo by'ijuru tumaze kuvuga. Iryo sukurwa rya nyuma ry'abatowe, ry'abo bantu babaye abatoni n'inshuti z'Imana ariko badasukuye byuzuye, iryo sukurwa rya nyuma n'iryo Kiliziya yita purgatori, rikaba ritandukanye cyane n'igihano cy'abaciriwe urw'iteka. Inyigisho ku byerekeye purgatori Kiliziya zishingira kuri amwe mu magambo y'ibyanditswe bitagatifu avuga iby'umuriro ugenewe gusukurwa. Natanga nk'urugero nko mu ibaruwa ya mbere Mutagatifu Pawulo yamwandikiye Abanyakorinto umutwe wa 3 umurongo wa 15, hari aho dusoma ngo uzaba yarubatse muri icyo kibanza kandi umurimo we ugahonoka azakira, naho nyir'umurimo uzaba wakongotse azabura igihembo. Gukira azakira ariko nk'uwiyatsa umuriro. Cyangwa se mu ibaruwa ya mbere ya Petero intumwa umutwe wa mbere ku murongo wa 7 hagira hati uko zahabu bayunguririsha umuriro, ni nako bya bigeragezo bigenewe gusukura ukwemera kwanyu gutambukije kure agaciro iyo zahabu y'akanya gato, kugira ngo nikumara guhama kuzabaheshe ibisingizo, ikuzo n'icyubahiro igihe Yezu Kristo azaba yigaragarije. Inyigisho ku byerekeye purgatori ijyana kandi buriya no gusabira abapfuye, tuberekeresha isengesho muri urwo rugendo baba barimo rwo kwisukura. Inyigisho nayo ishingiye ku magambo y'isengesho risabira abapfuye yavuzwe mu byanditswe bitagatifu mu gitabo cya 2 cy'Abamakabe, aho bagira bati nicyo cyatumye Yuda Makabe ategeka ko batura igitambo cyo gusabira abapfuye kugira ngo bavanwe ku ngoyi y'ibyaha byabo. Kuva rero mu bihe bya kera Kiliziya yakomeje kwibuka abapfuye kandi ikabaturira ibitambo, cyane cyane igitambo cy'Ukarisitiya, kugira ngo nibamara gusukurwa
bashobore kubona ihirwe ry'Imana. Byongeye kandi kiliziya ishishikariza abayoboke bayo bose gukora ibikorwa by'urukundo, ibikorwa by'impuhwe n'ibyo kwisomeraho babigirira abapfuye. Iryo sengesho risabira abapfuye n'ibyo bikorwa byose byagiye bishimangirwa nyine na kiliziya mu mateka yayo no mu bakurambere bacu mu kwemera bakabihamya. Navuga nk'ibyo Mutagatifu Chrysostome yavuze dushishikariza kujya dusabira abapfuye, aho agira ati tugoboke abapfuye kandi tubibuke. None se niba abahungu ba Yobu barasukuwe n'igitambo se yabaturiye, ni kuki twashidikanya ko amaturo duturira abapfuye abahumuriza? Bityo rero ntidushidikanye kugoboka abapfuye no kubasabira muri uru rugendo baba barimo mu isukuriro, barimo kuba bafite icyizere cyo kuzabona ihirwe ry'ijuru, ihirwe ry'Imana. Reka nibutse abadukurikiye mu kiganiro turi mu rugendo ko turi kumwe na Padiri Balthazar, akaba arimo kudufasha gusobanukirwa n'indangakwemera, agaruka cyane cyane ku ibango ryayo rijya riti nemera izuka ry'abapfuye no kubaho ku bugingo bw'iteka. Twarimo tuvuga ibyo umaze gupfa agenerwa muri rwa rugendo rwo kusanga Imana. Wabanje kutubwira ihirwe ry'ijuru, ukurikizaho isukuriro purigatori, ariko hari n'urubanza rw'iteka cyangwa se umuriro w'iteka. Aha uhabwa nde cyangwa se ugenerwa nde, biba bimeze bite? Mu nyigisho z'umwami wacu Yezu Kristo yagiye atuburira ko tuzatwitandukanyije nawe igihe cyose twirengagiza abakene n'abaciye bugufi baba bari mu kaga, ari bo yita abavandimwe. Nibuke ivanjiri ya Mata y'umutwe wa 25 aho batubwira urubanza rw'iteka. Byongeye gupfana icyaha gikomeye uticujije kandi utakira urukundo rwuje impuhwe rw'Imana, buryo bivuga ko uhisemo ku bushake bwawe kwitandukanya nayo iteka ryose. Iyo mibereho yivutsa burundu ubusabane n'Imana ndetse n'abahire niyo kiliziya yita umuriro w'iteka. Nyagasani Yezu yakunze kuvuga ibyerekeye inyenga y'umuriro, umuriro utazima, umuriro wagenewe abazaba banze kwemera no kwisubiraho kugeza ubwo bapfuye. Yezu avuga kandi mu magambo akomeye ko asohereza abamarayika be bavangure mu ngoma ye abateye abandi kugwa mu cyaha, maze babarohe mu nyenga y'umuriro. Muri Matayo umutwe wa 13 kuva ku murongo wa 41 kugera ku murongo wa 42. Hanyuma rero muri rwa rubanza rw'iteka, urubanza rw'imperuka, Nyagasani azatangaza igihano cyabo bagize nabi, cyabo baze kwakira Imana, banze kwakira abavandimwe baciye bugufi. Azatangaza icyo gihano agira ati nimwumve iruhande mwabivume mwe mujye mu muriro w'iteka. Matayo umutwe wa 25 murongo wa 41. Ubuhamya bw'ibyanditswe bitagatifu kimwe n'inyigisho za kiliziya rero ku byerekeye umuriro w'iteka byibutsa umuntu ko ari we mugenga w'ibikorwa bye kandi ko agomba gukoresha neza ubwigenge bwe kugira ngo agere ku maherezo ye y'iteka ryose. Byongeye kandi ibyanditswe bitagatifu n'inyigisho za kiliziya bidushishikariza kwisubiraho. Yezu niwe wagize ati nimwinjire mu muryango ufunganye, kuko umuryango wagutse n'inzira y'igihogere ari byo bijyana mu cyorezo kandi abanyura ni benshi. Mbega ukuntu umuryango ugana mu bugingo ufunganye n'inzira yayo ikaba imatanwa maze ikabonwa na bake. Matayo umutwe wa 7 umurongo wa 13 umurongo wa 14. Burya rero nta muntu n'umwe Imana igenera kujya mu muriro w'iteka, ahubwo biterwa no kwanga Imana ku bushake bwe. Yakoze icyaha gikomeye kandi akagitsimbararaho kugeza igihe apfuye. Niyo mpamvu mu gitambo cyo Karisito no mu yandi masengesho ya buri munsi kiliziya ihora isaba Imana imbabazi
kuko yemera ko Imana idashaka ko hagira n'umwe worama, ahubwo ko bose bisubiraho. Padi, ubwo umaze kudufasha gusobanukirwa n'ibijyanye n'urubanza rw'umuntu ku giti cye akimara gupfa, ibyerekeye n'urubanza rw'imperuka byo gute? Buriya izuka ry'abapfuye bose, ni ukuvuga izuka ry'intungane kimwe n'iry'abagome bose ku munsi w'imperuka nyine muri wa munsi twavuze, rizabanziriza urubanza rw'imperuka. Icyo gihe kizaba ari igihe nk'uko Yohani umwanditsi w'ivanjiri bivuga, igihe abari mu mva bose bazumva ijwi ry'umwana w'umuntu, nuko abazaba barakoze neza bazazukire kubaho, naho abazaba barakoze nabi bazukire gucirwa urubanza. Yohani umutwe wa 5 umurongo wa 29, 28 na 29. Icyo gihe kandi Kristo azaza yuje ikuzo ashagawe n'abamarayika bose. Ibihugu byose bizakoranyirizwa imbere ye, maze atandukanye abantu nk'uko umushumba atandukanye intama n'ihene. Azashyira intama iburyo bwe n'ihene ibumoso bwe, maze abo bazajye mu bari bw'iteka n'intungane zijye mu bugingo bw'iteka, nk'uko tubisanga muri Matayo umutwe wa 25. Imbere ya Kristo nyir'ukuri niho hazagaragarizwa bidasubirwaho ukuri ku byerekeye imibanire ya muntu n'Imana. Urubanza rw'imperuka rero ruzagaragaza ntacyo rusize inyuma, ibyiza umuntu azaba yarakoze cyangwa ibyo azaba yarirengagije gukora mu buzima bwe bwa hano ku isi. Urubanza rw'imperuka ruzaba igihe Kristo azagaruka yisesuye y'ikuzo, ariko rero Imana Data yo yonyine izi isaha n'umunsi, yo yonyine yagennye igihe Yezu Kristo azagarukira. Icyo gihe tuzamenya amaherezo ya buri kiremwa cyose n'umugambi wose w'Imana wo gukiza abantu. Urubanza rw'imperuka rukazagaragaza ko ubutabera bw'Imana butsinda ibibi byose bikorwa n'ibiremwa byayo, kandi rukazagaragaza ko urukundo rw'Imana rurusha amaboko urupfu. Inyigisho zerekeye urubanza rw'imperuka ntabwo zigamije kudutera ubwoba, ahubwo zigamije gushishikariza abantu kwisubiraho. Burya ziduhamagarira kubaha Imana, kugenda imbere yayo, kubaha amategeko yayo, zikadutoza guharanira ubutungane bw'ingoma y'Imana. Inyigisho zerekeye urubanza rw'imperuka zikomeza muri twe ya mizero mahire duhimbaza mu gitambo cy'Ukarisiya, twamamaza mu gitambo cy'Ukarisiya, amizero mahire yo kugaruka kwa Nyagasani Yezu Kristo, kugira ngo aherwe ikuzo mu batagatifu be kandi ashimagirizwe mu bazaba baramwemeye bose. None se Padi, nyuma y'urwo rubanza rw'iteka bizagenda gute? Mu kwemera kwa Kiliziya yacu, nyuma y'urubanza rw'abantu bose, ingoma y'Imana izaba igeze ku ndunduro yayo. Bose intungane zizibanira iteka ryose na Kristo muri wa mubiri n'ubugingo byahawe ikuzo, kandi n'isi ubwayo izahinduka nshya. Iryo vugururwa ritangaje rizahindura ukundi abantu n'isi. Yesu bitagatifu iyo bivuga iryo vugururwa rizaba nyuma y'urubanza rw'iteka, urubanza rw'imperuka, iryo vugururwa ibyanditswe bitagatifu rivuga mu bimenyetso no mu magambo, riryita ijuru rishya n'isi nshya,
cyangwa se Yeruzalemu nshya yo mu ijuru. Iryo vugururwa rizaba yizuzwa burundu ry'umugambi w'Imana, wa wundi wo gukoranyiriza ibintu byose ku mutwaro umwe rukumbi, Kristo, ari we ibiri mu ijuru ari n'ibiri ku isi. uwo Pawulo mutagatifu abivuga niba wari wandikiye Abanyefezi. Muri iyo si nshya, muri Yeruzalemu nshya, Imana ikazabana n'abantu. Niho igitabo cy'ibyahishuwe Yohana intumwa kivuga ngo icyo gihe Imana izahanagura icyitwa amarira cyose ku maso yabo, n'urupfu rwoye kuzongera kubaho ukundi, icyunamo, amaganya n'imibabaro nabyo ntibizongera kubaho ukundi, kuko ibya kera byose bizaba byararangiye. Icyo gihe abazaba bunze ubumwe na Kristo bazarema umuryango w'abacunguwe, bazaba mu murwa mutagatifu w'Imana, uzaba ari umuryango ibyanditswe bitagatifu byita umugeni wa ntama. Uwo muryango ntuzongera ukundi gutatanywa n'icyaha, ahubwo uzaba rwose uvoma ku isoko idakama y'ihirwe, amahoro n'ubusabane bwa kivandimwe. Iryo hirwe kandi turimo kuvuga ntabwo burya rigenewe abana b'Imana gusa, rigenewe n'ibindi biremwa byose, nk'uko Pawulo mutagatifu abitwigisha cyane cyane mu ibaruwa yandikiye Abanyaroma. Dutangira twari ku ngingo y'indakwemera yacu, aho tuvuga tuti nemera izuka ry'abapfuye n'uko k'ubugingo bw'iteka. Aha twibandaga ku kiremwa muntu. Pawulo mutagatifu atweretse ko ryazuka bwa buzima bw'iteka butareba gusa ikiremwa muntu gusa, ahubwo rireba n'ibindi byaremwe n'ibidukikije. Icyo gihe ingoma y'ijuru izaba igeze ku ndunduro, habayeho izuka no kwibanira n'Imana yaturemye ubuziraherezo. Ibyo tubona ku isi bizihindukiza. Nk'uko nari maze kubivuga, mu kwemera kwacu iyo tuvuga ihirwe ry'ijuru, kandi twayivuze, ihirwe ry'ijuru ntabwo rigenewe abana b'Imana gusa, ntabwo rigenewe abantu gusa, ariko kwemera kwacu kunareba n'ibindi byaremwe. Nk'uko nari mbivuze, Pawulo mutagatifu hari aho avuga, aho yandikiye Abanyaroma, atwereka ko ibyaremwe byose bizasangira n'abana b'Imana ikuzo yabageneye. Ndagira ngo wenda nifashishe amwe mu magambo y'ibaruwa Pawulo mutagatifu yandikiye Abanyaroma, umutwe wa 8, cyane cyane ku murongo wa 19 kugera ku murongo wa 23, aho rwose twumvisha ko n'ibiremwa nabyo birekereje kandi nabyo byizeye kuzasangira n'abana b'Imana iryo kuzo, iryo hirwe ry'ijuru. Aravuga ati ndetse n'ibiremwa byose birarekereje ngo birebe igaragazwa ry'abana b'Imana, biracyafite amizero, kuko n'ibyaremwe ubwabyo bizagobotorwa ingwe y'ubushanguke. Tuzi neza ko na n'ubu ibiremwa byose binihira icyarimwe nk'ibiri mu mibabaro y'iramukwa. Nyamara si byo byonyine, ndetse natwe abahawe Roho Mutagatifu w'umuganura turaganyira mu mutima, dutegereje kugirwa abana b'Imana, ugucungurwa kw'imibiri yacu. Nibyo koko ihirwe ry'ijuru ntabwo rigenewe gusa abana b'Imana, ariko mwese yuko Pawulo mutagatifu adusobanura ukuntu n'ibyo byaremwe byose bitegereje kuzagobotorwa ingwe y'ubushanguke, kugira ngo nabyo bizarebe ngo igaragazwa ry'abana b'Imana. Ibyo nibibaho, nibwo bugingo bw'iteka. Imana izaba ibaye byose muri bose mu bugingo bw'iteka. Ubwo bugingo bw'iteka aribwo kwibanira n'Imana ubuziraherezo, aribwo nyine dutegereje, aribwo twizera. Kandi Nyagasani Yezu Kristo akatubwira yuko n'ubundi bugingo bw'iteka nanjye twarabutangiye, butangirira mu kwemera no kumenya Imana. Hari ahantu Nyagasani Yezu Kristo yatweretse ko ubugingo bw'iteka butangirira mu kumenya Imana imwe n'umwana wayo
yatumye ku isi. Muri rya sengesho rikuru rya gisaserdoti yavuze dusanga mu ivanjiri yanditswe na Yohana umutwe wa 17 ku murongo wa 3 hagira ati ubwo bugingo bw'iteka ni ukukumenya wowe Mana imwe y'ukuri no kumenya uwo yatumye Yezu Kristo. Ibyo nibyo byatumye mutagatifu Sirilo w'i Yerusalemu ahamya ibi bikurikira ati ubugingo bw'iteka kandi nyakuri ni Imana Data ubwa Mwana no muri Roho Mutagatifu. Ni ubugingo bw'iteka Imana isendereza ku bantu bose, ikabasenderezaho ingabire z'ijuru nta kurobanura. Kubera urukundo rwayo natwe abantu twahawe isezerano rihoraho ry'ubugingo bw'iteka. Ayo niyo mizero yacu, niyo mizero atwawe n'indangakwemera yacu, amizero y'izuka ry'abapfuye, amizero y'ubugingo bw'iteka. Padiri Balthazar Ntivuguruzwa, mbere y'uko wenda tugushimira uburyo wadufashije gusobanukirwa n'ikiganiro twari turimo ku ndangakwemera yacu, twibanda ku ibango rya ati nemera izuka ry'abapfuye no kuba ku bugingo bw'iteka, reka mbarize nk'umuntu wenda utarabashije gukora iki kiganiro cya mbere, ni iki wenda akaba atagize amahirwe kucyumva ariko akaba ageze aho mwasorezaga, yaba ari umukristo gatolika cyangwa se yaba ari undi wemera Kristo, cyangwa wenda umuntu wenda ushishikajwe no gusobanukirwa iby'ukwemera n'inyigisho n'amahame bya Kiliziya Gatolika, ni iki yakwiye mu ncamake kwitwararika hose cyangwa kugendana mu myumvire ye iyo tuvuga ngo nk'abakristo twemera izuka ry'abapfuye no kuba ku bugingo bw'iteka? Urakoze. Ikintu rero nabwira rwose umukirisitu dukurikiye n'undi wundi wibaza ati nyuma y'iki kiganiro nkora iki, mbeho nte, navuga nti komera kuri Kristo, emera Kristo wapfuye akazuka, niwe twaboneyemo amizero y'izuka rihire, kandi niwe watwinjize mu mizero y'ubugingo bw'iteka, niwe uzatwinjiza mu bugingo bw'iteka, ni nawe tuzabana hamwe n'Imana Data na Roho Mutagatifu mu bugingo bw'iteka. Ngayo nguko dukomere kuri Kristo, niwe nzira ukuri n'ubugingo, nk'uko Padiri Balthazar Ntivuguruzwa yadufashe mu kiganiro bitubwiraga. Mumfashe rero tumushimire ku nyigisho aduhaye, ku bisobanuro yaduhaye, ku ndangakwemera yacu, aho tujya tuti nemera izuka ry'abapfuye no kuba ku bugingo bw'iteka. Nsoza ikiganiro mbibutsa ko turi mu rugendo, ni ikiganiro cy'ubunyamabanga bw'inama y'Episkopi Gatolika mu Rwanda. Jya wategura iki kiganiro ni Uwitonze Jean Marie Vianney, nakagaruka. Imana ibarinde. Murakoze rero Padiri. Murakoze cyane namwe. Ariko papa, kamara numva Padiri avuga ngo natwe abana dufite uruhare muri Kiliziya, bishoboka bite? Bamuganira amafaranga tugira tukiri abana, ubwo byashoboka bite? ariko muri mwe waje utuye umugore. aka kanya ribagiwe rero. Ndabona ibintu bincanga kabisa, ariko ubundi wabivamo nk'igihe akimanara. Ibibazo wibaza ku kwemera kwa Kiliziya Gatolika n'inyigisho zayo, Misa, ukwigira umuntu kwa jambo, ubutatu butagatifu, Indangakwemera, ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya n'ibindi, byose bisubirizwa mu kiganiro turi mu rugendo, utegurwa n'ubunyamabanga bw'inama y'Episkopi Gatolika mu Rwanda, kikanyura kuri radiyo Mariya Rwanda kuwa gatandatu kuva saa 11 kugera saa 11 n'igice zo ku mugoroba, no kuri radiyo Isango Star kuwa gatanu kuva saa 12 n'igice kugera saa 1 zo ku mugoroba. Iki kiganiro kandi kiboneka no kuri YouTube channel yitwa Eglise Catholique Rwanda. turi mu rugendo.